bizashoboka se ko kazagasuzuguro kugira ngo yifurire kufura ari umusaza zabigenza ndise wakazanye mama nuko mama kumbona se wiyitaho wenyine mwana wanje uko utamenye umusaza ureba ugasanga bizamera bitese mwana wa ni kase gute muzee nawe ihamaso ne naguhe rebere myende yose yanditse hanga harugwanje gurimo no kureba reba tukubita amaso reba ariko agasabone kare gatoya nako kari kumesa imyenda yose umuti naze ejo muri se gwarangiye ni ibigiri byose byarangiye erega zirasabone narega mbonye se kari he kari mbonye hari agaceremo agasigaye zirasabone imashumwe ndumwe zitazishira niyo mpamvu rero none se ubona umwenda umwe ntabwo ari umwenda umwe ariko nuko yaranje ubu yaranje se gute yaranje ku mwenda w'umusaza nawe umujye ku musaza nawe ugomba kwambara umwenda ufuse ariko buriya muzehe imyenda y'abasaza kuyigura ibigoye wibeshye ukawupfubya gatoya umusaza ntabwo wamukira ntabwo wangira nyine kubera ko mba naguze isabune n'amazi wawupfubya utese kandi bana kuki byo kumaze kumva agatebe intebe ni intebe wambaye icyo nshira imbere y'imbavu ntacyo mwakoze ndatahira intebe guco gusa ntabwo nigeze neka kubera yuko ntabyo guteka nari mfite muri iyi nzu imeze guca habuze n'ibiryo nta biryo birimo kuko ibyo muherutse guhaha byarashize yarabivuze rwose nta mukazana wanje ugiye kuzanyikisha inzara umufuka w'amakara naguze ejo muri se gwarangiye ko ndi kureba imbere yose buriya byagenze bite iriya mbabura uri kureba muzehe narishirijeho amazi yo koga impamo y'Imana ye amaze koga njewe mu gifunde gitoze sibwo byashoboka mwana we none se ko nta kintu mwadusigiye cyo guteka nari guteka iki harabura iki se nta kintu gihari ariko ari wowe nta kintu wansigiye cyo guteka ari n'umuhungu wawe nawe yabyutse arigendera nta kintu yansigiye cyo guteka gusa numva nari kubigenza gute mbese ubwo murabiritse ngo mpfe umufuka w'ibishyimbo naza ejo muri se guragiye gute ntariyo nitwabiryaga se byashize kubera ko twabiriye kutabivuga se ngo ko narinje ngo nze nikoreye ibindi umuhungu wawe ariko yarabizi sinzi impamvu atabikubwiye ahubwo se reka nkwibarize wowe hari wowe ari n'umugabo wawe muri ibimuga ku buryo mutakorera amafaranga muhahe murye ninde mukanarwaye se muzicwa n'inzara nimba mutegereje yuko njyewe nzaza naje ahangaha gukorera urugo rwanyu ntabwo byo muzigera mubibona njye naje ahangaha mumbwira ko mugiye kuntunga iwacu ntawe wigeze ajya guhingira abantu nta kazi ko mu biro nabona kumbona se amaguru yawe ari mazima n'amaboko ari mazima umutwe ukaba ari muzima uburyo kurya gute uhahirwa uko ikimuga aricyo bagaburira kandi mu mwana yiyemeje kuntunga muzantunga ni umugabo wawe rero ndaza gufatira ibyemezo niba ntabyo mu ngaruka umufatira ibyemezo nk'umuhungu wawe kuko njyewe ntabwo nshinzwe kuza gukorera runo rugo mwana wa ntabara mwana wanje mbwira ngo dore niriwe nco ntacyo bampaye ngo yego rata mwana wanje washyuhije ibiryo urarya yashyuhije ibiryo bya mu gitondo ari kukubeshya ngo amazi ngo yashyuhije amazi cyangwa yoga amazi ashyushye arakubeshya hari igihe na kimwe ngo nayoga amazi ashyushye ibyo koga usinje ndebaho bakazana bihagirira ariko nje ndabaza ahubwo kurya ashize ararya nanjye navuye ku ishuri nsanga yabimaze nsanga yiteretse isahane andeba nabi mubajije n'ibiryo neza ahubwo andeba nabi ndamwihorera ubu nawe ntacyo wafashe nta na kimwe nuko wamukazana n'igice reka nkubwire rero kwizicirwa n'inzara mu rugo rwanjye niba waroje kugira ngo uzicishe inzara kandi nari yahahiye nje ntabwo uretse ndaje turabona erega narabibagaburiye mwarabiriye nuko ahubwo mutemera mbega umukobwa wabwiraga tata ko nashyuhije ibiryo nkarya ko nabishyuhije nkabirya ari ibyo mu rugo rwanjye ubundi birakureba wabwiraga papa wawe ngo ngewe ngo
nashyuhije ibiryo ndabirya ubundi birakureba ntabwo bikureba kubera yuko ibiryo nashyuhije ni ibyo mu rugo rwanjye rero nta mpamvu yo kujya byo kunyurana na siko kuko nashyuhije ibiryo. ese mama uribuka hano ni mu rugo rwawe, hano ni kwa papa, ni kwa papa, nta nubwo ari n'iwawe, si n'iwawe w'umugabo wawe, hano ni iwacu, ni kwa papa. urumva kuba musaza wanjye yaragushakiye hano mwava hano mugaturumbuka muri guteza n'ibibazo deje, muri gufata papa mukamwicisha inzara. mbese ubwo mwebwe nta murumva ibyo mukora ari byo? reba abantu bakuru nk'abo ugatinyuka mukicisha papa inzara ukavuga ni amazi washyuhije. mbese ubwo ni byiza rero? ntabwo ari byiza rero. undi se wagiye kundeka ubu njyewe nkureze byagenda bite? uyobewe yuko tubikira ibiryo papa wawe warangiza ukajya kubyiba? none uri kunshakira amakosa? oya ntabwo nkushakira amakosa kubera yuko njyewe ndabizi neza ko ari wowe ubirya. papa yaza ukamendahenda ukambwira uti umbabarire ntubwire papa ko ari njye wabiriye, mwakubabarira kubera yuko twabyumvaga kimwe, ariko ubu byose ngiye kubishyira hanze. uribuka ko ari papa uba wabihashye? urabyibuka? hari ubwo ari mwebwe sheri umubwire gatoya. muribeshye muzava kwa data. ubundi se mwagiye mu rugo rwanyu mwaba mwaharaje gutesha umutwe papa gusa mumuriye imitsi gusa. nta n'isoni shaka uyu musaza wanjye nawe azagenda pe, azagenda. urabizi ndagukunda ariko hari ikintu urimo gukora kitari cyiza. ni ukuvuga umusaza aricwa n'inzara kandi hano turi turacumbikiwe. urabizi nubwo ari kwa data ariko ntabwo ari iwanjye. urabona baraducumbikiye ariko umusaza uramwicisha inzara. nanyuze hariya numva bari kuvuga yuko ushyushye ibyo kurya ukabirya wenyine, umusaza ntumuha, mushiki wanjye nta kintu abona. ubwo se urumva unyifuriza yuko hano tuzahamara iminsi? kandi urabizi ubuzima turimo nawe urabubona, amafaranga ntayo. ariko sheri ntabwo nigeze umusaza mutuka, ntabwo nshobora kumutuka. urabizi papa wawe agira amahwa pe, biriya biryo nabishyuhije nshonje numvaga ngiye gupfa. nuko wenda mushiki wawe yabigisha birebire ariko nta bugome nigeze nzikorana. reka njyewe ninjiye hano nahamaze umwanya ndi inyuma y'igipangu, ariko amagambo barimo bavuga buri kimwe cyose nagikurikiranye nacyumvaga. nubwo babonye nkingura urugi ninjira ariko buri kimwe cyose nari nacyumvishe. none se urabona ntibaba baduturumbuje ahangaha? urabona aho nkora ntiturahembwa. hari n'inzu nari nagiye gushaka hariya hirya kwa mutwara sibo. iyo nzu nari nzi yuko ariyo twaba twimukiyemo tukava hano kwa muzehe tukareba uburyo twakiyokitwa, ariko iyo nzu nayo nasanze ihenze kandi barashaka amezi menshi, kandi naho ndi gukora ntabwo turagera igihe cyo kubona amafaranga. ahubwo hari ikindi kintu, hariya hepfo hari ahantu nanyuze bashaka abakozi, kandi ngira ngo umukozi atahana inoti ya 2. nta kuntu mu gitondo twazinduka najya ku kiraka nawe ukajya gutangira aho ngaho ikiraka tukareba uburyo twava muri ubu buzima vuba vuba. ntabwo nshobora kwikorera amatafari cyangwa ngo njye kwigaragura mu itaka kubera yuko wari wansezeranyije yuko ufite ubushobozi bwo kuntu, ariko izi saha bigaragara ko ntabwo. njye reka nkubwire, reka nitahire iwacu, nubona ubushobozi uzaza kumva. aho sheri ibyo urimo gukora ntabwo ari ukuri rwose. ubu se urabona sheri hari inama nari numvise yo kugira ngo tubone ahantu ho kuba. urabona ni akariya kazi bahora bavuga ngo ejo tuzabaha amafaranga, ngo tuzabaha amafaranga, ni amafaranga nayo ntaboneke. none ndagira ngo ino kanzu yanjye urayibona, mfate n'andi makanzu yanjye urayazi, tuyagurishe, nitumara kuyagurisha tubone amafaranga yo gukodesha inzu. kuko njyewe mfite agahinda kenshi
urabona papa wawe aransereza, reba abashiki bawe nabo ntabwo banyoroheye, njyewe ndumva mbirambiwe. Rero ibyaba byiza ni uko nagurisha imyenda yanjye tukagenda tugakodesha ahandi hantu tukava kwa papa wawe. Umva madamu, nanjye kuba ndi hano kwa papa wanjye akaba ariho nakurongoreye, nanjye ntabwo binshimishije. Ubundi umuntu w'umusore yakagombye kugira inzu ye ashakiramo, yazagira n'umuryango akaba ari iwe. Ubundi nta miryango ibiri iba mu muryango umwe ngo bishoboke, nubwo duhari ndabizi ko ari ikibazo, ariko ndimo ndabikurikirana. Hari ahantu maze iminsi mfite akazi, nuko batinze kuduhemba, ariko kugurisha imyenda yawe ntabwo ari wo mwanzuro, kuko iyo myenda yarampenze. Urabona iyo myenda wambaye yavuye muri biriya bihugu byo hanze, hano mu Rwanda nta naho wayikura. Ubwo rero kandi kugira ngo umuntu ayigurishe bazaduhenda, nta nubwo baduha nk'ayayiguze nimbuze, kandi kugira ngo umuntu yongere kubona iyindi yo gusubiraho nabyo ni ikindi kibazo. Kandi aho kugira ngo ugende mu nzira wambaye ubusa cyangwa ibintu bikojeje isoni, ahubwo njyewe nk'umugabo, njyewe nubwo nagenda nambaye ubusa burebure njyewe nabyihanganira, ariko kuri weho ntabwo ibyo mbyemera. Ahubwo reka turebe ubundi buryo. Umugabo w'inshuti yanjye nari naganirije ikibazo mfite, anyemerera kunguriza 1,000. Bibaye atari ibyanga, ayo mafaranga yayampa, iyo myenda ikaba irorereye. Hari ahantu ngiye kujya, ndi buze kubonanirayo nawe, ndaza amenya igisubizo cya nyacyo, ariko iby'iyo myenda byo byibagiwe. Naguciye mu ijambo, nta kibazo, ibyo umbwiye pe ndabyumvisha. Ku ruhande rumwe nta kibazo, ariko ku rundi ruhande hari ikibazo, kuko abantu b'iki gihe akwemerera amafaranga, akakwemerera ko azakuguriza, bikarangira akubwiye ko nawe yifitiye ibibazo. Kandi njyewe nifitiye ikibazo cyo kubana na so na bashiki bawe. Icyo kuvuga ngo imyenda irahenze, ngo yaturutse hanze, ngo cyangwa iki, njyewe ntacyo, niyo nakwambara ubusa, ariko ntari kwa papa wawe na bashiki bawe. Erega murabaza Mutoni si mumuzi ko atagiye kubuhera muri izi ngo duturanye. Mutoni yagiye kubuhera iyo ngiyo mwizo ngurye yaba yagiye kubuhera. Uvuze ngo iki wakagorewe? Nta soni niwe twari tubajije, nta soni urifata ugasubiza nibi bisatsi genda. Nta soni bakobwa ni. Nta se ubibona ko njye ndushimara kwibwira kuri nyamba nanjye ndakwiyamye hano ni wapi si wapi. Nanjye ndakwiyamye we. Nanjye ariko nawe ndishimara.